turabasuhuza tubabwira ngo Yesu Kristo nakomeze abane namwe. Dukomeje gushimira abantu bifuza bashaka kugira ngo imiryango izagira amahirwe yo kuva muri ino si y'imburagasani, hanyuma imiryango igataha mu bwami bw'ijuru nk'uko bamwe mu batubanjirije harimo umuryango wa Nowa waje kugira ayo mahirwe. Nicyo cyifuzo nifuriza uwo ari we wese unyumva, ndetse nanjye nifuriza ngo izina ry'Imana rishimwe. Tugiye rero kuganira ku cyigisho cyiza gifasha imiryango yacu, icyigisho gifasha uwo ari we wese ukumva abyifuza kugira umuryango mwiza, kuko ntabwo icyigisho gihindura, ntabwo amagambo ahindura, ahubwo igituma habaho guhinduka ni ubushake umuntu aba yifuza mu kintu icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo n'amagambo ndetse n'ibyigisho byatambuka bigiye bitandukanye. Iki cyigisho rero mugiye kumva, uwo mugiye kuganira nawe mu gihe gitoya ni mwene so bagira inshuti Pierre. Aleluya, niwe ugiye kukibaganirizaho. Ni byiza ko abantu banaganira banaziranye. Ni icyigisho kigeze kinatambuka kuri radiyo Sauti ya Matumaini. Ngenekereje ni radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro ikorera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha i Goma. Cyatambutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere, umwaka ni w'2013, hari ku isabato. Nicyo cyigisho cyatambutse. Nanjye rero nifuje yuko twakiganiraho, cyangwa se nanjye nakibasangiza, kubera ko nabonye cyakubaka cyane, kubera ko kigenda kivuga ku makosa amwe n'amwe akorwa n'abantu bakuru. Ubwo abantu bakuru mvuga ahangaha ni ababyeyi, kuko hari ikosa rigenda ribaho cyane, aho twumva ko amakosa akorwa n'abana. Amakosa akorwa n'abana nicyo kintu abantu benshi bamaze kwandika mu mibereho yabo, ko amakosa akorwa n'abana, ko umuntu mukuru hatagira ikosa, ko umuntu ufite inshingano zo kuyobora umuryango hatagira ikosa. ariko kubyumva gutyo nabwo ubwabyo ni ikosa. Kubyumva gutyo nabyo ubwabyo ni ikosa. Reka rero twumve iki cyigisho aho kitwerekeza. Nyamara mbere yo kugira ngo twumve aho kitwerekeza, turabanza amagambo amwe yo kugira ngo tucyumve neza. Ayo magambo ni ayahe? Reka tuyumve. Yego, ayo magambo rero mbere yo kugira ngo tugire icyo tuyavugaho, reka tubanze twasenga. Imana yacu, Data wa twese, turagushimye ko ari weho witangirije umuryango, twebwe tukabaho tugomba gutera ikirenge mu byo wavuze ndetse n'ibyo wakoze ndetse n'ibyo wagomba kutwigisha nyuma yaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Icyifuzo cyacu nk'abana bawe bagiye bagutandukira igihe kirekire mu miryango yacu, mbere ya byose reka tugusaba imbabazi z'aho twagize kujijwa, maze amazina yacu yakomereze mu gitabo cy'ubugingo. Twemerere mubyeyi mwiza ugiye kuzagaruka, imiryango yacu izagira amahirwe yo kurokoka nk'uko umuryango wa Nowa warokotse, maze twese dufataniriza hamwe gushima urukundo rwawe duteraniye mu bwami bwawe. Reka rero abamarayika bafashije umuryango wa Nowa, reka abamarayika bafashije umuryango wa Yokebedi, batumye habonekamo umugabo w'intwari witwa Mose. Reka tukwereke Nyagasani abamarayika bafashije Mariya na Yosefu bakabyara umwana w'igitangaza, natwe abari wohereza mu miryango yacu, kandi uduhe n'impano yo kubemerera ndetse no kubaha karibu mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen.
ayo magambo rero tugiye kubanza twasoma ni mu byanditswe byera, ni amagambo aboneka muri Yesaya igice ni cya 8 umurongo wa 18. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 18 haragira hati: dore jyewe n'abana Uwiteka yampaye turaba kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Ni ijambo ryiza rigaragaza umutware w'urugo, rigaragaza umubyeyi mu rugo, aho ubwe atanga ubuhamya ahagaze imbere y'Uwiteka ati: dore abana Uwiteka yampaye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngiye iki cyifuzo rero naho tugiye kwinjira, nyamara ahantu tugiye kwinjirira murasanga noneho hari ibintu bigomba gukosoka, ariko turi buze gutinda cyane mu miryango yacu, bikaba byakosorwa n'umubyeyi w'umugabo, bikaba byakosorwa n'umubyeyi w'umumama, ndetse n'abantu ubwabo hari ibyo bakosora, uretse ko bo batarebwa na byinshi cyane kubera ko bo nabigishwa. Reka twebwe abakuru, twebwe abakuze, dufuje turafataniriza hamwe kugira ngo abari two dukosorana, kugira ngo natwe abo dukosora bizaborohere. Andi magambo tugiye gukurikizaho ni amagambo aboneka muri iki gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero. Ni Inama Zigirwa Itorero, umuzingo ni wa kabiri ku paji ya 46. Ahari kavuga ngo gahunda mu byo kurerana urukundo. Gahunda mu byo kurerana urukundo. Dusome: ababyeyi bahawe abana kuba indagizo bazabazwa n'Imana umunsi umwe. Umunsi umwe ababyeyi bazabazwa ikibazo kivuga ngo umwana wawe arishye. Umwana wawe arishye. Dukwiriye gutanga umwanya munini wo kubigisha no kubarera cyane, no kubasabira cyane. Kumva ari aho bigera ibyanditswe bigatsindagira. Kubarera cyane, kubasabira cyane. Bakeneye kwigishwa mu buryo bukwiriye. Kenshi indwara z'abana zishobora guturuka ku mafuti yo kubarera, harimo kuryagagura, imyambaro idakwiriye mu gihe cy'umugoroba hariho imbeho, kudakina ibikino bitera imbaraga ngo bitume amaraso agenda neza mu mubiri, cyangwa kutabona umwuka mwinshi wo gusukura amaraso bishobora kuba intandaro y'akaga. Ababyeyi nibaje biga bashaka kumenya igitera indwara, maze babone kuvura ahameze nabi vuba uko bishobotse kose. Iyo tugiye mu buzima busanzwe usanga abantu bagomba kwiga ari abana, niko amategeko y'ubuzima tuzengurutse arimo. Ariko iyo tugiye mu bya mwuka usanga umuntu ugomba kwiga ari umubyeyi, ahubwo akamenyereza ibyo yize akabimenyereza umwana yigisha cyangwa se wamukomotseho. Ibintu byakagombye kujya bicurukuka nk'uko, cyangwa se twakagombye kujya turabicurukura nk'uko biri. Nguko ngayo. Ubu rero aho tugiye gutinda cyane ni ku jambo ribabaje, mu mutwe w'amagambo babaje, ariko reka ubabaze, burya nta kintu kibabaza nk'ukuri. Ubundi abubaha Imana, ikintu cy'ukuri nicyo bakagombye gutindaho cyane, ndetse bakagombye no kumva aricyo cyaba mu mibereho yabo. Tugiye kuganira ku makosa 10 umubyeyi agomba kwirinda byanze bikunze ku bana n'ingaruka zayo. Amakosa 10 umubyeyi uwo ari we wese agomba kwirinda byanze bikunze, akayirinda ku bana be, abarera, abashinzwe, abahura nabo. Amakosa akayirinda ndetse n'ingaruka zayo. Nicyo cyigisho
tugiye kuganiraho ndetse niyo tugomba gutinda, nubwo byumvikana ko bibabaje kubera yuko burya ntabwo ari kenshi ababyeyi bagiye babwirwa amagambo yo gukosorwa, kenshi hagiye hakosorwa abana, nyamara niyo mpamvu amakosa agiye yiyongera, nuko ababyeyi bagiye nabo bagendaga bagira uruhare mu makosa yabaga, hanyuma ntakosoke kubera yuko bizwi ko umuntu mukuru umubyeyi we adakosa, ariko ntabwo ari byo. Mwuka w'Imana we kubera ko azi ko abana, ababyeyi, twese imbere y'umubyeyi wacu mukuru twese turi abana, niyo mpamvu atwigisha, n'ababyeyi rero bagomba kwiga ndetse bagasobanuka kugira ngo babone ibyo basobanura. Ikosa rya mbere rero umubyeyi unyumva agomba kwirinda. Mubyeyi irinde kurakarira umwana cyane, irinde kurakarira umwana cyane. Mubyeyi ari ababyeyi rwose barakara, akaba yarakarira umwana uretse no kutagaruka mu rugo, ntagaruke no mu mudugudu batuyemo kubera uburakari bw'umubyeyi, kubera uburakari bw'umubyeyi. Iri ni ikosa rya mbere rihatse imibereho yacu mu miryango yacu. Kurakarira abana cyane ni bibi. Ese ingaruka zibamo ni izihe? Abana barakariwe cyane bariyenza, abana barakariwe cyane bagira amahane, abana barakariwe cyane ikibaranga barasuzugura, abana barakariwe cyane birababaje nuko barahubuka, abana barakariwe cyane nabo ubwabo bwa burakari bw'ababyeyi bubakukiramo bakarakara ubusa. Abana barakariwe cyane bagaragaza imbamutima vuba, imbamutima, agaseka atumvishe byenda gusetsa, agaseka atazi mu by'ukuri n'uri kubasetsa atari yarangiza ikiganiro cyangwa atari yarangiza kubasetsa wakubona arasetsa. Akarakara ubusa abajijwe ikibazo, agahita arakara kubera ko abazi ko akeneweho igisubizo, agahita warakara kugira ngo atabazwa igisubizo cy'ikibazo kigiye kubazwa, agahita arakara kugira ngo hatagira izindi nkurikizi zimwegera. Uyu mwana ikindi cyambabaza, ntabwo yifatira umwanzuro mu buzima bwe bwa buri munsi. Iyo ageze amahirwe akaba muri sosiyete, isosiyete y'abantu benshi, ategereza aho umubare mwinshi uraja, agategereza aho uravuga cyane araba ari, agategereza umuntu uravuga ari gukanga haraba ahagaze, akategereza aho umubare mwinshi urabogamira, agahita akata aho ngaho atitaye ese ni ukuri ni ibinyoma, agahita akata aho ngaho. Babyeyi, kurakara cyane ntabwo ari byiza. Ikindi turi buze kugisanga, nubwo tubwirwa amagambo n'ibyanditswe byera bivuga yuko ngo igihe habayeho uburakari ngo ntabwo izuba ryakagombye kurenga tukirakaye. Ababyeyi rero bakagombye kugaruka mbere y'uwo bagiranye ikibazo, ubwo ndavuga umwana. Ababyeyi bakagombye kugaruka mbere, kugaruka mvuga ntabwo ari gutaha mu rugo, oya, ahubwo ni ugucururuka mbere. Inama zigirwa itorero rero, paja 124 umuzingo wa kabiri. Inama zigirwa itorero umuzingo wa kabiri, paja 124. Isubi ya kabiri iravuga ngo iki? Iravuga ngo niba abana banyu ari abanyagasuzuguro bakwiriye guhanwa. Ko ari ababyeyi rwose guhana bitakibaho, guhana barabyirengagije kandi byemerwa na Mwuka w'Imana. Mu gihe mutarabahana mujya ahiherereye, musabe Imana korosha no gutuza imitima y'abana banyu, kandi bahe ubwenge bwo kumenya kubafasha. Ntabwo nari nabona na rimwe iyi nzira ibura kugira umumaro. Ugiye guhana umwana, iyi ngingo iragoranye,
mu buzima bwa buri munsi, ariko imbere y'Imana ni ingingo yoroshye kandi ishoboka. nifuriza uwo ari we wese uri mu muryango ugiye guhana umwana, ukamanza wiherera ukavuga uti mwana wanjye mucurure, mwana wanjye mucurure, mwana nshinzwe mucurure, uyu mwana ndera mworoshye. hanyuma umpe n'ubwenge bw'uburyo namufasha. umuja w'Imana avuga yeruye yuko ntabwo yari yigera abona imyanzuro nk'iyi ngiyi, ndetse n'uyu mwanzuro w'umubyeyi utarigera ugera ku gisubizo. izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. nahawe nahanjye. reka rero twihutire ku ngingo ya kabiri. ingingo nanone umubyeyi uwo ari we wese agomba guhindura ni ingingo ivuga ngo kurwanira imbere y'abana, cyangwa se ababyeyi kurwana abana babareba. uzareba ubusobanuro kuri ino ngingo buzabusanga mu gitabo cya Dr Nancy Van Pelt, igitabo yise L'enfant épanoui, ku paji ya 210 na paji ya 211. kurwanira imbere y'abana bigomba kwirindwa, ndetse nubwo mwarwanira hiherereye nabyo bigomba kwirindwa. iyo bigeze imbere y'abana ho rero biba bimeze nk'ibirenze umupaka. reka twumve ingaruka zirimo. abana babonye ababyeyi barwana, uwo mwana mu bintu bya mbere bimuranga ariyishyurira. ntabwo wamuciraho ngo ugende, ntabwo wamutuka ngo ugende, ntabwo wamureba nabi ngo ugende. icyo umukoreye nawe nicyo ahita agukorera. icya kabiri mu ngaruka, iyo iki gikorwa gikorewe ku bana bari munsi y'imyaka 6, iyo gikorewe ku bana bari munsi y'imyaka 6, nuko 1/2 cy'imiryango y'abo bana, cyangwa se iy'abo bana babonye ababyeyi barwana, iyo bagize amahirwe bagashaka abagore, 1/2 cy'abo bana cy'iyo miryango yabo bifite umwaka wo gutandukana n'abo bashakanye. 20 indi ngaruka yindi, 25 na 50% by'abana babonye ababyeyi barwana baba mu gahinda gasazi. mwana agahorana intimba, mwana agahorana umubabaro, nta kibabaje yanahuye nacyo kumva umubabaro umurimo gusa urimo uratembera. ikindi aba bana baba ibikange ku buryo iyo wibeshe ukaba wamunyuraho ugitsiburira, cyangwa se ukaba wamukandagira utabishakaga, ntabwo ibyo bimusobanurira ngo abyumve. ubimusobanurira arangije kugukorera ikimurimo, ubwo namwe muri kucyumva. ikindi abana bakurana ihungabana. ikindi kibaranga, aba bana ntibaca mu maso, nta mukera ngo ubone rwose ariho mu buzima busanzwe. ahora ubona ameze nk'uri gukemura ibibazo, no mu maso bikagaragara. ikindi uyu mwana ntabwo yishimira abandi, kuja mu mikino, kuja mu bindi bihuza abantu n'abandi. uyu mwana we rwose aba ari inyuma y'abandi cyangwa atanahari. ikindi uyu mwana yanga ababyeyi. iyo uvuze uti mfite umubyeyi kanaka, uyu mubwiye uti mfite umubyeyi wankoreye ibi byiza, uyu we uri kubyutsa uburakari muri we. ikindi aba bana barigunga, baba bakuze babona ababyeyi barwana. ikindi kibabaje cyane, babyeyi dukunze kuziza abana, kiranga umwana wabonye umubyeyi ari kurwana, nuko uyu mwana ntashobora gutsinda ishuri. iyi ngingo tuzayigarukaho cyane. ingingo ishobora gutuma abana badatsinda mu ishuri tuzayigarukaho cyane, ku buryo uwo ari we wese yagomba kumenya ibintu biri guhungabanya abana bacu. ikindi turi kuza kugisanga mu nama zigirwa itorero, umuzingo ni wa 2 paje 117.
umuzingo wa kabiri w'inama zigirwa itorero paje 117 avuga ngo, reka dusome avuga ngo, kuki abana bafite ababyeyi b'abanyadini aribo bananirana, basuzugura kandi baba bagome? Impamvu ibitera ituruka mu mimerere y'iwabo. Mu mimerere y'iwabo. Niba ababyeyi batumvikanye, bakwiriye kuva aho abana bari kugeza ubwo baza kuba bumvikanye. Niba mubyeyi utumvikanye n'uwo mwashakanye, mugabo niba utumvikanye n'uwo mwashakanye, fata akanya gakomeye umubwire uti ngwino twiherere. Fata akanya gakomeye wibabaze, uvuga uti ejo dufitanye urugendo rutoya ruzagana ahantu runaka, kugira ngo iki kibazo kiganirweho aho kugira ngo ikosa rikorerwe imbere y'abana. Nguko ngayo. Ikosa rya gatatu, kubaha ubwigenge burenze. Babyeyi rwose, abana bafite ubwigenge, bafite umudendezo, bafite uburenganzira, ariko iyo birenze mu gitekerezo cy'umugabo witwa Eli, aho abana be rwose bageraga ku rusengero bakajabura ibyo kurya mu nkono, bakarya ibyo bashaka, bahayemo ngo bafataga n'abagore baje gutunganya ku rusengero. Hanyuma ngo Eli atakurikiranye ngo agire amakuru nyayo afatika kandi abifatira n'umwanzuro, ubwo Eli yarabazaga ngo, mbese yemwe ibyo babavugaho nibyo? Urumva ko kwemera icyaha rero ntabwo bibaho. Abana be bigeze igihe bamukururira umuvumo, bagiye ku rugamba barapfa. Nawe Eli yumvishe iyo nkuru, nawe umutima uracya, aragira ute? Arapfa. Ibyo rero bishatse kuvuga ko Eli yakoze ikosa rikomeye ryo gutanga uburenganzira bwose. Eli yakoze ikosa ryo gutanga uburenganzira burenze. Mu gifaransa nibyo bita libertinage. Mwana agomba kugira liberté, ariko ntabwo agomba kugira libertinage. Nguko ngayo. Reka twihute n'ingingo ya 4, ababyeyi bagomba kwirinda. Ababyeyi muje mwirinda kutigisha abana inyigisho z'idini. Babyeyi muje mwirinda kutigisha abana inyigisho z'idini. Iyo tugeze kuri iki kinyigisho z'idini, usanga abantu benshi bamaze kuzihaga, abandi bamaze kuzisinda, abandi zimaze kubatera icyaka, abandi zimaze kubatera inzara. Ugasanga mbese mwanzi Satani ari gutuma biba agatogo. Ariko nimusoma mu gitabo kimwe cyitwa Amateka ya Kiliziya, ni ku paji ya 30 kugeza ku paji ya 31, batubwiramo igitekerezo cy'umwami umwe, umwami witwa Nero. Uyu mwami witwa Nero nawe yakuriye mu muryango nk'uko n'indi miryango iba, uretse ko yagize amahirwe akaba umwami. Yayoboye Roma hagati y'umwaka wa 54 kugeza muri 69, ni nyuma ya Yesu. Hanyuma uyu mwami kubera ko akiri mutoya, nyina yari yaramuhaye iki twavuze ko cyangwa se cyo kwirengagiza inyigisho z'idini. Muri uko kwirengagiza inyigisho z'idini rero z'uyu mubyeyi wa Nero, ikintu cyabaye ni uko uyu mwana nawe yakoraga ibyo ashaka, umubyeyi akamwemerera, akavuga ibyo ashaka, umubyeyi akamwemerera, akagenda aho ashaka, umubyeyi akamwemerera, yakwiyenza. Umubyeyi ati ntugasuzugurwe mwana wanjye. Ariko amaze kuba umwami niho byose byagaragaye. Uyu mwami kubera ko atakunze inyigisho z'idini, byagenze biti? Uyu mwami yarakugendeye, yanzanye abakirisitu. Niba umuntu adakunda inyigisho z'idini, burya n'abakirisitu ababanga. Yarakugendeye atwika umusozi wari uriho imyaka,
wari uriho ibihingwa, wari uriho imyaka yeza, aragenda arawutwika kubera ko ntabwo yahawe hagomba guhera, ntaho yarerezwe ngo agaragarizwe hagomba kurugera, ntagomba gutangirira, cyangwa se ngo here ko hagomba gutangira, ntagomba gusoreza. Arangije gutwika uriya musozi, ikintu kibabaca cyane cyakurikiyeho ni uko yanyujije mu bashaga be ko ari abakirisitu babikoze barara basenga. Kandi urivugira ubusa ku musozi rero, ibi bintu intumwa zatangiye kurengana, intumwa zatangiye kurenganywa, intumwa Yesu yasize nahangaha zatangiye gukubitirwa. Umwami rero amateka ye ni maremare, gusa icyo nibandagaho cyane nuko mu bintu byamuranze rwose nuko uyu mwana yakoze agashya, ariko agashya kabi. Hari igihe tuvuga ibintu nagashya ariko ntituvuge mbese nagashya keza, si nagashya kabi. Tumenyerwa agashya keza, ariko habamo kwihenda, tujya ducunga n'udusha, habaho n'udusha tubi. Umwami rero yakoze agashya kabi, ikintu umwe yari ikomeye ya Yesu yitwaga Petero, niwe wayirengeje, arakugendera yica undi mugaragu w'Imana. Imana yari yahaye gahunda yo kubwira ubutumwa abanyamahanga, yitwa Pawulo. Yishe biriya bihangange byombi Yesu Kirisitu yemeraga mu murimo we ko byawumufasha. Uyu ni Nero wabitwaye kubera kudahabwa inyigisho z'idini. Nimusoma mu ntambara ikomeye rero ntoya, paje ya 465 na paje 466, muraza gusangamo igihe mbonera zabona ngo Imana niba igiye guhana, ngo Nero Imana izamuhagarika uruhande rwa nyina, cyangwa se Imana izazura Nero, izura na mama we ngo bahagarike hamwe, ngo Imana ihane Nero, ngo iri kwereka umubyeyi amakosa yakoze. Uwo mubyeyi nta gihe cyo kwihana azaba afite, ngo ahubwo ni ukugira ngo arebe ibyo yakoze nawe ko ari byo bigiye kumugiraho ingaruka. Bivuze ko bazahanirwa hamwe umwana na nyina, bazahanirwa hamwe umwana n'umubyeyi. Umwe areba yuko yakagombye kuba yarashishoje, ndahanirwa yuko yakagombye kuba yaratanze inyigisho z'idini. Si uko bimeze. Hari undi rero nawe utarahawe inyigisho z'idini, ni umugabo w'umwongereza uzwi cyane witwa Darwin. Muzasoma amateka yo mu bitabo bisanzwe ndetse n'ibyo mu mashuri. Mu ntambara ikomeye paje 392 ku subi ya 2, aho uyu mwana kubera kutigisha inyigisho z'idini yavuze ngo ariko umuntu ngo yavuye hehe. Arafata umuntu yaturutse ku munyorogoto, uragenda urakura, uba umuserebanya, urakura, uba inguge, irakura, ivamo umuntu. Ari gusoza iryo somo rye abaravuze ngo ubwo iyo umuntu ageze ku kigero cyo kuba umuntu, ashaka yaba Imana, ngo ashaka yaba Imana. Asa inyigisho zihindagurika. Bivuze yuko abana nta nyigisho z'idini bahawe ngo babe barigishijwe igitabo cy'itangiriro neza. Ababyeyi rero ni ugutanga inyigisho z'idini kuko zirakenewe. Ingingo ya 5 yo kwangwa n'ababyeyi, y'ababyeyi bagomba kwanga, ni ingingo ivuga ngo gushakira cyangwa se kwifuriza abana bacu ibyiza gusa, kwifuriza abana bacu kuba heza gusa. Ni ikosa rikomeye. Abana turabateganiriza nibyo, kandi mu nshingano zacu birimo yuko tugomba kugira ikintu tubakorera cyiza, ndetse tukabigisha ibyiza, tukabashakira ibyiza kugira ngo nabo bazakore neza. Ariko hari ikosa ribaho iyo umwana yamenyereye ibintu byose bizaturuka ku mubyeyi, iyo umwana yamenyereye ibintu byose agomba kuzasanga bihari. Kandi nk'uko tubiziranyeho, iyi si yakira birinduka. Ese nibirinduka ntazabona bihari, bizagenda bite igihe azaba abaye umugabo? Bizagenda bite igihe azaba abaye umugore? Babyeyi, twifuriza abana bacu byiza nibyo, ariko nubwo hari ibyo umwana atagiramo uruhare ari mu byo tumuteganiriza, ubwo nibyo mvuga,
ariko hari ibyo yagiramo uruhare rutaba urw'amafaranga, agatanga uruhare rw'igitekerezo, ibintu ngibyo. Reka twumve amagambo amwe aboneka mu nama zigirwa itorero, paji, icyo gitabo nicyo turifashisha cyane, paji 115, kuko iki gitabo rwose cyakagombye gutungwa n'abantu hafi ya bose cyangwa si bose, niho burya ikirimo inama z'umuryango. Inama zigirwa itorero umuzingo wa kabiri ni umuryango gusa, n'abandi bari kumva wenda iki kigisho kitaba cyageze ku ntego yabo nyamukuru cyangwa se uburyo mu gusubiza ibisubizo byo mu miryango. Iki gitabo kirimo byinshi kuko ndi kugenda ndashokoraho gakeya. Paje 115, umuzingo wa kabiri, haravuga ngo kamperemo hagati, cyangwa se kambere kwa kira gikagiheruka. Abagabo n'abagore bavuga ko bubaha Bibiliya kandi bagakurikiza ibyo yigisha, bananirwa mu buryo bwinshi gusohoza ibyo ivuga. Igihe bigisha abana bikurikirira kamera yabo mbi, cyangwa se bikurikirira kamera yabo mbi, bakayirutisha ubushake bw'Imana bwerekanywe. Uko kwirengagiza inshingano gutuma imitima ibihumbi byinshi izimira. Bibiliya ifite amategeko yigisha uburyo bwiza bwo kuyobora abana. Iyaba iby'Imana ishaka byitonderwaga n'ababyeyi, ikibazo muzasanga ari ababyeyi, ikibazo muzasanga ari tw'ababyeyi. Nuko urukubaza umubyeyi ati mbe mubyeyi bimeze gute? Ngo abana b'ubu se, mbe mubyeyi uriya mwana bite? Ngo ariko abana b'ubu wabavamo. Ariko Bibiliya ifite ngo iyaba iby'Imana ishaka byitonderwaga n'ababyeyi, twabona muri iyi minsi itsinda ry'abasore bakora umurimo. Ariko ababyeyi bavuga ko ari abasomyi ba Bibiliya kandi ari abayoboke bayo bakora ibinyuranye rwose n'ibyo yigisha. Ingaruka, twumva imiborogo y'umubabaro n'agahinda by'ababyeyi b'abagabo n'abagore barizwa n'ingeso z'abana babo, bakamenyaho gatoya gusa yuko aribo cyangwa reka nsubiramo twumvikane neza. Twumva imiborogo y'umubabaro n'agahinda by'ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore barizwa n'ingeso z'abana babo, bakamenyaho gatoya gusa yuko aribo bitera uwo mubabaro n'agahinda, kandi ko barimburisha abana babo kubakunda urukundo rutari urw'ukuri. Ushobora gukunda umwana ukagira ngo ni urukundo rw'ijuru, nyamara ugasanga atari urukundo rw'ukuri. Abana benshi bari kuboroga ndetse n'ababyeyi bakaboroga, ariko ngo bitewe n'uko ababyeyi batiga, batitondera ibyo Imana yavuze. Ikindi ngo ntabwo bazi ko iyo mibabaro iterwa n'urukundo bakunze abana. Twava nko kurera abajeyi, katujya kurera abajeyi, burya abajeyi birimo urukundo rurenze urukundo ruhanitse rukaba rubi. Ushobora guteganyiriza umwana ukamugurira ipariseri, ukamugurira aho gutura, ukamugurira ivoitire, ukamugurira pikipiki, ukamugurira iki, ariko ikizagutangaza yuko iri hamwe rigeze kuri miryango yacu ni uko uzabona bya bintu wagiye umugurira ikintu wakoreye imyaka 10 azakirya mu munota umwe. Ikintu wakoreye imyaka 20 azakirya mu munota n'igice. Ikintu umaze imyaka igera kuri 40 uri gukora wazakirya iminota 2. Icyo ni ikimenyetso kizaba kivuga ngo nasanze bihari nta ruhare mbifitemo, nasanze bihari nta wundi wo kubigera ngigomba kubirya uko byagenda kose. Nguko rero babyeyi, no ngingo ya 5 mu gushakira abana bacu ibyiza ndetse no kubifuriza kuba heza, tugomba kugira ubwenge. Reka tuyisoreshe ino ngingo ya 5 ni amazigirwa itorero. Ndaje ndasoma igika kimwe, ibindi ni ukubakumbuza no kubumvisha uko bimeze kugira ngo muzakunde kandi muzasome n'iki gitabo cyane.
ni ku paje 121 musingo n'uwa kabiri inama zigirwa itorero. Aravuga hati abana batateshejwe kandi bamenyereye gukorerwa bahora babyiringiye, maze icyo bari biringiye batakibona bakababara kandi bagacogora. Bana bateteshejwe barakimba nguko uko bigenda. Reka twihutire rero ku ngingo ya 6 nk'uko twavuze yuko muri iki cyigisho twibutsa ingingo 10 umubyeyi wari wese agomba kwirinda mu rugo rwe. Reka twihutire ku ino ngingo ya 6 ivuga ngo kutamenya ibyo biga, kudakosora, kudashima, kutagaya kubera ko utazi ibyo biga. Kutamenya ibyo abana biga niyo ngingo ya 6. Se igira ngaruka ki? Umubyeyi agomba kuba asobanutse. Hari umubyeyi umwe wigeze avuga ati rwose njyewe niga nize mu Gifaransa, none ndabona umwana ari kubinzanira mu Cyongereza, ati none mwarimu nabigenza nde? Burya gufashanya birafasha. Gufashanya birafasha. Katwumve gakeya ino ngingo zisobanuza amagambo makeya aboneka mu inama zigirwa itorero umuzingo wa 2, nicyo turifashisha cyane. Paje 117 isubini ya 3. Ababyeyi bakwiriye kubanza kwiga kwitegeka. Ariko abana ngo twabajanye ku ishuri, abana ngo twabajanye ngo kwiga, abana bacu ngo bagomba kuziga bakiga cyane. Ariko iryo ni ihame ry'isi. Ihame ry'ijuru ryo riravuga ngo ababyeyi bakwiriye kubanza kwiga kwitegeka, nibwo bazarushaho gutegeka abana babo. Igihe cyose bananiye kwitegeka bakavugana kandi bagakorana uburakari, baba bacumuye ku Mana. Bakwiriye kubanza kuja inama n'abana babo, bakabereka neza ibibi bakoze, bakabereka icyaha cyabo, bakabumvisha yuko batacumuye ku babyeyi babo gusa, ahubwo bacumuye no ku Mana. Muje musabira abana banyu mufite imitima yorohejwe n'impuhwe n'umubabaro w'ibibi byabo, mbere yo kubamenyesha ikibi bakoze. Ubwo nibwo kubahugura kwanyu kuzatuma abana banyu batabanga, bazabakunda, bazabona yuko mutabahaniye yuko babaruhije cyangwa kubwo kubagaragariza ko mubanze, ahubwo bazamenya ko ari inshingano ko mubahaniye kubagirira neza, kugira ngo be kurekerwa aho ngo bakurire mu cyaha. Babyeyi tugomba kwiga cyane. Ngo bakwiriye kubanza kuja inama n'abana babo, bakabereka neza ibibi bakoze, bakabereka icyaha cyabo, bakabumvisha yuko batacumuye ku babyeyi babo gusa, ahubwo bacumuye no ku Mana. Abana bacu bagomba kuganirizwa. Igihe batandukiriye ukamwicaza, ukamubwira uti ye mwana, rwose mwana wanjye, mwana nshinzwe, mwana ndera, ntabwo ari njye ubabaje gusa, ahubwo ubabaje n'Imana yakumpaye. Kandi ibi byose ngo bikaba byabanjijwe n'isengesho ryo mu rwiherero ry'umubyeyi. Binabaye byiza nta mivurungano yabayemo, n'uwo mwana bundi ngo yakagombye kurisengaho, akaba ari we usenga. Mwana kumva yuko ikosa ritagera ku mubyeyi gusa, ko rigera no ku Mana. Reka rero ino ngingo ya 6 nayo tuyisoza tubwira ababyeyi ngo babyeyi rwose tujya tumenya ibyo abana biga. Ndetse umuja w'Imana nawe ahita mu rugo rwa gikristo uvuze yuko ngo umubyeyi agomba no kuhitiramo umwana inshuti, cyakoze ngo atamuhase, ahubwo ngo babigiyemo inama, agenda atanga ibintu ngibyo, kuko ngo iyo ari umwana mubi ni bya bindi by'ihene mbi nyine. Ugatuma umwana wawe abana n'umwana mubi, ni ikindi kibazo gikomeye, kuko yazahindura imico utabyifuzaga. Iyo bimeze gutyo rero, umubyeyi ngo afite inshingano zo kuba yabwira umwana we ko atagomba kugendana n'uwo mwana mu buryo bwiza, mu buryo budahutaza ubuzima bw'uwo mwana mubi, kuko ushobora gusanga nawe ingaruka atari we waziteye.
n'umwana ntabifate nk'uwo mwana nk'aho ari umugome kandi atazi imvo n'imvano yabyo, ahubwo kubikora mu rukundo. Ingingo ya 7 ni ingingo ivuga ngo kuba igikoresho cy'abana. Mubyeyi yirinde kuba igikoresho cy'umwana. Bana badufite ibitekerezo byiza byubaka, ariko iyo bigeze aho umubyeyi aba igikoresho cy'umwana biba byarangiye, nta rugo ruba rurimo, nta rugo ruba ruhari. Abana benshi usanga bafite uburenganzira burenze n'ubw'ababyeyi bababyaye. Umwana akaba ari gushyiraho gahunda y'ibyo kurya mu rugo, ibyo kunywa, ibyarararamo, yemwe hariho n'iyo bakuze cyane bagakurira muri ubwo buzima, umwana niwe ushyiraho n'ikigo cy'ishuri agomba kuzigamo, avuga ati njyewe ntize kuri iki kigo ndarivamo. Wakwiye kwihagararaho nk'umubyeyi rivemo, ukabona rivuyemo da, kandi imigaryo ivuyemo nanone. Byose ni uko umubyeyi aba arabaye igikoresho cy'abana igihe kirekire, bikageza igihe noneho umwana akaba ari gufata inshingano ya kibyeyi, akavuga ngo ngiye kwiga ahangaha, atitaye ku mafaranga azayishurwa nangahe, ese azaboneka. Ibyo we ntabwo aba akibyitaho, waba ari kuwutegeka kubera ng'umuntu nyine wahawe ubutegetsi. Ababyeyi rero tukaba ibikoresho by'abana. Cyakoze ino ngingo igonga abantu usanga Uwiteka yarahaye ubutunzi mu by'ubu buzima, ntibakwiye kugongwa, bakunze kugongwa n'ino ngingo. Niyo mpamvu rero babyeyi rwose tube maso, twige. Niryo jambo ryakunze kugaruka cyane, twige kugira ngo abadukomokaho, abo tuzaba dushinzwe, nabo bazagire ubumenyi buhanitse cyangwa se ubumenyi bufatika. Ingingo ya 8 iravuga ngo iratubuza kwerekana ingufu nke cyangwa ingufu nyinshi imbere y'abana. Ingufu nkeya twatanga urugero nk'uruhe? Hari igihe umubyeyi aba ari mu buzima buciriritse cyangwa se ubuzima bugoye mu by'ubuzima, ukabona niyo yahahamutse cyane ku buryo n'abana babona umubyeyi yahamutse kandi nta kindi aravuga. Ntabwo ari byiza, kuko niho kubaho umuntu atagira ibyiringiro. Nubwo mwaba murarya rimwe ku munsi, bwira abana ati iri funguro rwose nubwo ari rimwe ryo ku munsi, nubwo ari ringiri tugiye guheruka ifunguro ririmo intungamubiri zizatuma umunsi rwose tuwurangiza. Umwana agira ibyiringiro by'iryo funguro rimwe Uwiteka babashisha. Nubwo wenda umuntu Uwiteka yaronkesheje, ubundi ngo yemere kurya amafunguro 2, yabakora imirimo y'ingufu nko kwigisha, imirimo y'ingufu nko kwiga, imirimo y'ingufu nko gukoresha amaboko cyane, ubundi bakagombye kandi gafunguro gatoya gaciriritse ka 3. Ariko hari igihe umuryango ushobora kubona ifunguro rimwe mu munsi cyangwa se ukaribona no mu minsi 2, birashoboka. Ako kanya rero ribonetse, mubyeyi aba mu ryo mu munsi umwe ryo mu minsi 2, bwira umwana uti Uwiteka akoze ibikomeye, birabonetse. Rwose ukagaragaza ko uritanze, utaritora, utameze nk'uritoraguye ngo umwereke yuko n'ejo ritazaboneka irindi. Gerageza ugaragaza icyizere mu bana. Ikindi ni ukugaragaza ingufu nyinshi. Kandi ku miryango isobanutse, Uwiteka yahaye amahirwe mu by'ubu buzima, aho umubyeyi rwose ashobora kuba ari mu rugo n'umuryango, abaja n'abagaragu bakagenda bagakora ibyo yabategetse, kandi amahirwe akaza kuko abishaka. Aho ngaho Satani arahurira cyane, aho ushobora kwereka abana yuko wakora utakora warya. Ni ikosa rishobora kubonekera aha ngaha, ugaragaza ingufu nyinshi ngo njyewe. Hari uwigeze no gutongana, hari gutongana rwose, hano kubwo uwo batonganaga baramubwiye ati nduru kurebaho n'icyaha ngaha, ati ubu nkozeho gakeyi, ati no kunkoraho bambu waba ugeze kure, ati unfunze urutoki rw'imbwa zakurya. Tekereza, umutunze urutoki gusa rw'imbwa zakurya. Ni ikibazo gikomeye kugaragaza ingufu nyinshi ko ari weho kamara mu muryango, kugaragaza yuko ari weho ugena ibintu byose bikaba nk'uko ubishaka. Umubyeyi ni ikosa, ryirinde, dufatanirize hamwe
kuryirinda kugira ngo abana bacu batazakura bazi ngo iyo uhagaze kuharyama ibintu birizana cyangwa se birikora. Ingingo ni iya 9 ivuga kuyobora abana cyane, si kwizeza abana ibitangaza cyangwa se kuganya. Aha bari gushaka kuvuga umunyagitugu. Umubyeyi ntagomba kuba umunyagitugu, ntagakwiriye rwose kuyobora abana be cyane. Iyi ngingo nayo iteje impungenge, umuntu ayisomye gutya abantu benshi bahita bumva yuko atari bo, bahita bumva yuko bitabaho, ariko bibaho. Ari ababyeyi rwose umuntu yakwita ngo cishwaha, umwana akaba nta kintu yakora umubyeyi ataracyemeza, yemwe no kuja kwihagarika umwana akavuga ngo nje kwihagarika, yemwe no kuja kuryama kandi arananiwe ati nje kuryama, yemwe bashira n'ibiryo ku meza bagiye kurya, abandi batangira kurya bakavuga ngo nanje ndye. Uranyumvira? Iyo babigeze kizakwereka umwana nk'uyu nguyu uko agenda akura nuko abaye urubyiruko cyangwa abaye umusore, imyenda ni iwabo nibafura bakayanika, imyenda izanyagirirwa hanze kubera ko yabuze uwamubwira ngo ngwino uyanure. Kumva ubwo bumuga buzaba buri mu bwonko kubera ko yamenyerejwe gira kora vuga, azakurana ubwo bumuga nibamushyira n'ibyo kurya imbere ngo mbese ndye. Imyenda imyaka nibanika imyaka hanze, amasaka, impungure, ibishyimbo nibabyanika, imvura ibinyagire wa mubyeyi kubera ko adahari ngo amuhe ubwo burenganzira. Babyeyi rwose nyabuna babyeyi rwose ni ikosa rikomeye kandi ntabwo ari iry'umwana. Ushobora gutaha ukamukubita ukamutuka, bamwe babima ibiryo abandi bakagira bate, ariko ubundi iryo kosa ibyanditswe bivuga yuko ari wowe wakagombye kuryihana. Niyo mpamvu iki cyigisho nifuza yuko cyadufasha muri ino minsi. Turi kubonana n'abana bacu cyane, turi kubonana n'abagize imiryango yacu cyane. Ingingo ya nyuma ni ingingo ivuga ngo kubaho utishimira inyigisho z'Imana. Ababyeyi rwose ndi kubanza ababyeyi basaba imbabazi, tubeho mu miryango yacu twishimira inyigisho z'Imana. Umugabo amenye uwo ari we, kuko twamaze kubona yuko umugabo cyangwa umugore aribo bagomba kwiga hanyuma bakamenyereza abana. Ntabwo umwana yiga, umwana aramenyerezwa. Ahubwo umugabo akamenya ko ari umutwe w'urugo, ntawe ubimuha, ntabwo ari abaturanyi babimuha ngo weho uri umugabo, ahubwo ni ibyanditswe bibivuga ko mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 3, Urwambere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 3 hemerera umugabo kuba umutwe. Umugabo akamenya ko ari umutware, ntabwo ari umutegetsi. Umutware nubisoma mu Rwambere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 6 muzabona yuko umugabo ari umutware, ntabwo ari inje ubimuha, ntari umuturanyi ubimuha, ntaho baje kubigura, ahubwo nuko yavutse agasanga agomba kuzaba umutware. Umutambyi, umugabo agomba kumenya yuko ari umutambyi. Mubisoma muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 5, Yobu igice cya 1 umurongo wa 5 bigaragaza yuko umugabo agomba kuba umutambyi. Umutambyi aba ashinzwe iki? Umutambyi agomba kuba ashinzwe ibya mwuka mu rugo, nka pasiteri ku rusengero cyangwa umukuru w'itorero, agomba kuba abishinzwe. Umutambyi, aya magambo yo kuba umutambyi anaboneka no mu bihamya by'itorero. Ni igitabo cy'icyongereza umuzingo n'uwa mbere paje 118, havuga yuko umugabo ko ari umutambyi, ntawabimwaka, nta n'ubimuha, kereka uwamuremye niwe ubikora gutyo. Yobu igice cya 1 umurongo wa 5 aravuga ngo nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatambira ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo,
kuko Yobu yavuga ati ahari abahungu banje bakoze ibyaha bahemukira Imana mu mutima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Mugabo rwose hari ikindi umuntu yagira icyo arenzaho, yukaga kare akavuga ati hari ibyaha bakoze ndi kureba, ati none wari n'ibyo bakoze ntari we, akabyitekerereza ko bihari. Batanga ibitambo bingana n'umubare w'abana, akavuga ati y'umukobwa nandeze ntabwo byaba bigeze iki gihe, y'umuhungu ko byaba bigeze iki gihe. Akavuga ati bana bacumuye ku Uwiteka, ibintu nk'ibyo atangira igitanda mu gitondo n'umugoroba ngo niko yabigenzaga kugeza igihe avuye mu mubiri. Mugabo uribaza iki koko? Mugabo ni iki kitari kumvikana aho ngaho? Reka turebe. Umugore ni impano, umugore ni impano, umugore ni umugisha. Nimusoma mu Migani igice cya 14, Migani 14 umurongo wa mbere, muraza gusangamo yuko umugore ari uw'umutima, umutima. Kandi koko nibyo, Imana yamukuye mu rubavu rw'ibumoso rw'umugabo. Umugore agomba gukora nk'umutima. Nuko wenda mu Kinyarwanda kibivuzwe ngo agomba gukora nk'umutima, abenshi bumva ko yaba ari gukora ubutaruhuka. Oya, ahubwo ni ugukora kuri uyu mutima uzengurutsa amaraso mabi, umutima ukayavunjamo amaraso meza. Suko umutima ukora amaraso mabi, ukongera ukabirindura ukayakuramo amaraso meza, akongera akagira umumaro mu mubiri. Suko hari ikindi. Ariko uyu mubyeyi w'umubatazi no nshingano usanga yagize inyifato nk'iya Delila. Delila yakoze agasha kabi, azi ukuntu yagurishije umugabo we kugira ngo abone udufaranga. Umugore atazi ziriya nshingano ze, usanga ameze nka Gomeri. Gomeri ni umugore wa Hoseya, umusambanyi kabuhariwe. Yajyaga gusambana n'umugabo we akabimenya, akagenda akamukurikira akavuga ati Gomeri inshuti yanjye, Gomeri mudamu wanjye, Gomeri mugore wanjye, aba bagabo muri kumwe bakwemereye angahe? Gomeri ati banyemereye 1,000, 2,000, 3,000, ibintu ngibyo. Maze Hoseya waruzi inshingano yo kuba umugabo ibyari cyo, akagenda akavuga ati bakwemereye 3, reka njyewe mbahereza 4,000, hanyuma nongere ngusubirane mudamu wanjye. Gomeri akayafata da, umugabo bakongera akamugira uwe inshuro ya 2. Nubwo bigenda bigaragaza urukundo Imana yadukunze, ariko burya no mu buzima bwa buri munsi hari isomo riba ririmo rigaragaza ko abashakanye bagomba kwihanganirana. Mwibuke ko turi ku ngingo ya 10 ivuga ngo kubaho utishimira inyigisho z'Imana. Iyo umubyeyi atishimiye inyigisho z'Imana ubona ameze nka Safira rwose. Umugabo yaravuze ati amafaranga yose twayajyanira Petero ayarya yicaye, isamba ryacu. Amafaranga yose twayatwara rwose tukajyanira Pasitoro akayarya, isamba rito twayiguriye. Nk'uko inyigisho zimwe z'abantu b'iki gihe zimeze. Maze akagira umugore witwa Safira. Hari abagabo benshi bafite abagore bitwa ba Safira. Umugore atari ko wamugani, geruraho cyangwa uyihorere, hari ayo yakoreye, geruraho cyangwa yose uyareke, arabimenya se. Umudamu rwose ugomba kumenya inshingano yawe, kuko iyo bitabaye ibyo wagira imyumvire nk'iya Mukaroti ni umudamu wakundaga ibintu birenze na Loti. Ni umudamu wakundaga ubutunzi birenze n'umugabo we. Bigere naho Sodoma ni Gomora bigera igihe cyo kurimburwa, abamarayika barabwira ngo nibagende. Loti aragenda,
umugore kubera urukundo ubutunzi ati buriya butunzi bwose nari mfite, buriya butunzi bwose nari nshaka kugeraho, ubwo arimbuka koko agenda umutima unyeganyega, agenda umutima rwose utagiye, mbese yaragiye umutima wusiga isodomu. sibyo byamuviriyemo intandaro yo kutareba ko n'umugabo we yamusize ngo amwihuteho, sibyo byamuviriyemo intandaro yo kumva Sodoma n'Igomora birimbuka, yatekereza igihombo yigizemo, igihombo kirenze Imana yayiremye, nicyo gihombo yagize, maze akabirindura amaso y'umutima, bikamuviramo kubirindura amaso yagaragara, ntiyahindutse inkingi y'umunyu. Umudamu rwose ntukabe nk'uyu witwa Herodeya. Herodeya uyu nguyu yari umudamu rwose yasambanaga n'umugabo wahari, bya bintu tuvuga ngo yamuciye inyuma, turi kubiha icyubahiro, yamuciye inyuma ariko nta kumuca inyuma, gusambana mu itegeko rya karindwi yicaga, ntabwo yicaga itegeko ryo kunyura inyuma, itegeko ryo kunyura inyuma ntaribaho, nta tegeko ribaho rivuga ngo ntukanyure inyuma umugore wawe, ngo ntukanyure inyuma umugabo wawe, oya, itegeko rihari rivuga ngo ntugasambane. Uyu Herodeya rwose yarasambanaga umugabo wa gihari. Yohana umubatiza agongana n'iryo somo, baragiye aramucyashe Herodeya rwose, icyari kimenyerewe kitari cyiza n'umugabo ugira abagore babiri, nubwo nabyo biciriwe iteka, none we uri kuzana agashya ko kugira umugabo wa kabiri uri umugore. Herodeya riramurya kubera uko abo bagabo bazaga niko bamuhaga amafaranga. Herodeya biramurya cyane cyane cyane, arabibika ku mutima birenze ukwemera. Yohana azabonana cyangwa se ko amufatishijeho yamwemeza, yaje kumufatishaho koko. Umukobwa w'uyu Herodeya rwose ngo ari umukobwa mwiza uzi kubyina, hanyuma ngo umwami akoresha ibirori, umukobwa we baramutoranya ko agomba kuja kubyina, ngo aragenda arabyina 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 arabyina, abantu bose bator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 o bati umuntu akwiriye igihembo. Umwami ati ngwino sha, ati nguhembe iki? Umukobwa aratekereza, ntiyatekereza imodoka, ntiyatekereza kuba guverineri, ntiyatekereza guhabwa buruse, ntiyatekereza kuba ibwami, ntiyatekereza, ati buretse nirukanye njya kubaza mama. Aragenda ajya kubaza yangirwa mugore yitwa Herodeya, ati ko umwami avuze ngo bampembe, none mama bampembe iki? ari umwana mwiza we, mama bampembe iki? Mwumve ingirwa mugore itarishimiraga inyigisho z'Imana, maze biravuze ngo Yohana utumaga abagabo bataza, Yohana umvuga ku karubanda agatuma ntibonera abagabo bo kumpa amafaranga, genda usaba igihanga cye. Umwana ntiyashishoza, barirukansa ati mwami mbonye icurampe, ati ngaho mbwira ngo uhereze. Umwami ntiyivuguruza, birazwi, ati tuguhe iki? Mumpe igihanga cya Yohana. Umwami arumirwa, umwami aratangara, ariko kubera ativuguruza, igihanga cya Yohana nuko cyamuvuyeho. None uwo mwana wasabye gutyo ari mu ruhe ruhande? Umubyeyi wamugiriye iyo nama ukumva bimeze gute? Umukristo rero, reka dusoreze ahangaha. Umugabo witwa umukristo, bisoma mu gitabo cy'umugenzi, igitabo cy'umugenzi umuzingo n'uwa mbere paji ya 52. Yafashe urugendo aragenda nk'uko natwe tuvuga ko turi mu rugendo rwa gikirisitu, aragenda ariko ku paji ya 52 yabajijwe ikibazo kivuga ngo mukristo ufite umugore? Ati yego. Arongera abazwa ikindi kibazo, mukristo ufite abana? Yego. Ati none kuri wenyine bishushanya wa munsi Imana
imana izabaza umubyeyi ngo abana bawe barihe. Umukristo abajijwe icyo kibazo yaraturitse ararira, ararira rwose. Ari kurizwa n'iki? Ntabwo yari ari kurizwa n'icyo kibazo abajijwe, ahubwo yari ari kurira bitewe n'uburyo yinginze umugore, akinginga abana bose bakamuhakanira. Ese none twebwe bari kutunanira, twarakoresheje iyo bwabaga? Ese bari kutunanira ntako tutagize? Iki cyigisho rero cyatubwiraga amategeko cyangwa se amakosa 10 umubyeyi agomba kwirinda. Tuyasubiremo mu ncamake turi kwihuta kugira ngo mwongere muyazirikane. Kosa rya mbere, irinde kurakanira umwana cyane. Kosa rya kabiri, irinde kurwanira imbere y'abana. Kosa rya gatatu, irinde kubaho ubwigenge burenze. Kosa rya kane, irinde kutabigisha inyigisho z'idini. Kosa rya gatanu, ntukifurize umwana ibyiza gusa. Kosa rya gatandatu, kutamenya ibyo abana biga. Kosa rya karindwi, kwirinda kuba igikoresho cy'abana. Kosa rya 8, kwirinda kwerekana ingufu nke cyangwa ingufu nyinshi imbere y'abana. Kosa rya 9, kubayobora cyane. Kosa rya 10, kubaho utishimira inyigisho z'Imana. Amakosa kugira ngo tuyashobore nuko twararika ijuru. Yesu Kristo washizeho umuryango mu ngobyi ya Edeni. Yesu Kristo washizeho umuryango akabishimangira mu bukwe bw'Ikana. Yesu Kristo ugiye kuzaza gutwara imiryango. Reka njyewe nawe ubwo azaba ari guhamagara umuryango wa Nowa, nawe akinjirana n'abahungu be ndetse n'abakazana be, natwe ntagire uwo tuzazimiza mu miryango yacu. Ibyo nasaba Imana Data ibitunyurize mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.